nta nshuti nziza nka Yesu atsemba ibyaha byacu, nta mahirwe kumwizera kuba twuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana yumva amaganya yacu. Nitugira ibyago byinshi tugatotezwa cyane, byoye kudutera ubwoba, tuniringire rwose, nta wundi wabidukiza abiduhemuraho. Yesu azi intege nke zacu, jya wisunga Uwiteka. Nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose, Yesu ni uturokora, komeza umwizigire. Nibakugira ruvumwa wisunga Umwami Yesu, ntazagira ubwaguhana,